Mana tuje imbere yawe. Ndagira ngo unyongorere umuntu muri kumwe uw'iburyo n'ibumoso umubwire ngo iyo bakurezeho niyiguhaye ubutabera bwuzuye niyikurenganuye niyigushyizeho bashaka guhiva niyikushimangiye intebe yawe nizamuye ijwi ryawe nizamuye inyenyeri yawe intebe yawe irayizamuye tera haleluya pera ndumva Imana imbwiye ko hari abantu ibohoye ndumva Imana imbwiye ko hari abantu igiriye neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Kwakira umukozi w'Imana atambuka mukomera Imana amashyi. Uyu munsi ni muriro wa Yesu. Wangiriye neza 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 wangiriye neza. Kwakira umukozi w'Imana Mushumba Desire adusengera Imana twumva ijambo ry'Imana mu mazina atatu Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Umukozi wawe turamusengeye ko ijambo ryawe ryo ni rizima ni rikuru ntiryandura ntirihumana ariko uruvuga n'umwana w'umuntu wabyawe n'umugore tumushyize mu biganza byagakoreshwe nawe nakubera ambasaderi natwe twumva udufungura amatwi dutahure neza kuko ijambo ryawe hari ukuryumva hari no gukora icyo ridusaba. Urakoze ko uduhana umugisha twebwe twese n'uryumva n'urivuga tukagira umugisha imbere yawe mu izina rya Yesu amen. Kadufate uyu mwanya w'amahirwe duhawe wo gushimira abayobozi batugiriye icyizere bakadutumira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dushimire umushumba w'iri torero, dushimire umukozi w'Imana tuyoboreye iyi gahunda by'umwihariko, dushimire rwose umukozi w'Imana Fred waduhamagaye atubwira ngo tuzaze dusangire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Sipiriye Hakizimana, hanyuma nkorera umurimo w'Imana Kacyiru Radeperi Kacyiru, hanyuma nejejwe rero no kubana namwe muri uyu mwanya. Imana ibahezagire, uvuge ngo amen. Ntabwo ndi bugigishe umwanya munini, ndashaka kuvuga wenda ibintu bike muri byinshi. Nitwongera kugira umugisha Imana ikabitwemerera tuzagaruka. Ndagira ngo dusome urwandiko rw'Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 gusa ubundi tuganire. Haranditse hati n'urwandiko rw'Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15. Haranditse hati ihanagura urwandiko rw'umuhango rwaturegaga irukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'uwo musaraba. Amen. Ndashaka kubaganiriza ijambo rivuga ngo Imana ihanagura urwandiko
rukurega, ihanagure urwandiko rukurega. Iki tugiye kuganiraho. Hari igihe ugenda ukaba utekereza ko nta kirego kikuriho, ariko hari umuntu umerutse kumva mu bihugu by'Uburayi bakozeho iperereza imyaka 17, bamufata ejo bundi. Yagendaga afite ikirego kimuriho atabizi. Hari igihe ushobora kuba wiyizeye ukitekereza nk'umwere, ariko hari ingenza, hari ikintu, hari iperereza uri gukorwaho nawe utazi. Ariko ndashaka kuvuga muri uyu mwanya, Imana ihanagure urwandiko rukurega. Imana ihanagura urwandiko rw'imihango cyangwa urwandiko rukurega ushobora kubuzi cyangwa utazi. Ikindi ngo yimaze kuruhanagura ngo yambura ubushobozi abafite ubushobozi, ngo ikabivuga hejuru kubw'uwo musaraba. Icyo narishatse kuvuga ni iki? Ndagira ngo uyu munsi Imana igukureho ibirego abadayimoni bakurega. Kandi nababwiye ngo nta muntu ugira ubuhamya bubi, nta n'ugira ubwiza, biterwa n'uwo bahuye, n'uwo bahingukiyeho bwa mbere bakabaza ubuhamya bwawe. Iyo bahuye n'ukwanga byanze bikunze arakudoda akagusiga ibiraka akavuga kuri feke nta n'icyo ushoboye. Ariko iyo bahuye n'ukwemera avuga ko ushoboye naho utabasha. Ubundi umuntu wese yakabaye mwiza, ni na mwiza, ariko bitewe naho bamurebeye. Amaso akureba niyo ajye n'icyo uri cyo. Imana igukureho urwandiko rukurega mu izina rya Yesu. Ariko murahari tuvuga Imana. Haleluya! Kandi ikimenyetso cy'uko ufite urwandiko rukurega nuko iyo ugiye gutangira ibintu byawe byanze bikunze bigira inzitizi z'abantu babirwanya. Hari n'abavuga kuri feke, bakavuga ko udashoboye, bakavuga kuri nta kigenda. Ariko ndashaka kugira ngo igipolisi cy'ijuru gikora iperereza ryuzuye, kigaragaza ukuri kwawe, ibyo abantu batamenye bamenye akarengane kawe. Umva kandi, umuntu akurenganya atabajije Imana, Imana ikakurenganura itamubajije. Rata haleluya! Ndagira ngo Imana ikureho urwandiko rw'imihango rugira gute? Rukurega. Ariko hari umuntu wumva urwo rwandiko rwamuvaho ngo avugire ngo amen arata torero. Urwandiko rw'imihango, hari urwandiko ruturiho, hari n'urwandiko rumaze iminsi ruzerera ku buzima rwawe, rukwanditseho mu mugongo ugendana. Akagenda ari umukobwa, ariko hakaba hari urwandiko ruri inyuma ruvuga ngo yakuyemo inda, ngo nta byabyara, ntiyashoboye. Hari ibintu bakometseho. Shaka ko Imana muri uyu mwanya ibyomoraho. Bavuga ko udashobotse, kandi iyo bagiye kuvuga ko udashobotse bahera ku hahise hawe. Ati na kera naho yabaga, ati aho mwihatinda nimwigira ahantu yigaga ku ishuri tumuzi neza, ati aho mwihagira nimujye mu isoko hakorera. Ufite urwandiko rukurega, ufite ibirego bikuriho, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ko hari Imana igiye kugukuraho ibirego bakurega. He haleluya! Hari ibirego ntangiye gufashwa.
hari ibirego byari bikuriho ariko Imana igiye gusiribanga ikabihindura ubusa ikabitesha agaciro ikabyambura imbaraga ikabyambura ubuzima. Tera haleluya! Ndashaka kuvuga kuri uru rwandiko utazi ahantu rwandikirwa, rushobora kurambikwaho kashi ifite ububasha ko numva Imana igiye kukurengera. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi za Yesu. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Uyu ni umwanya Imana igiye kubeshyuza abadayimoni ku buzima bwawe. Ni umwanya Imana igiye guhindura ibintu byanditswe mu nyandiko, byohererezanyijwe muri mesaje, babinyujije mu mayira atandukanye, ariko hari Imana ije gukuraho urwandiko rukurega. Hey, haleluya! Reka nkubwire, gatware neza, vugane n'abantu ba VIP barimo hano. Inyuma y'umuntu haba hari undi. Ukurikira umuntu nawe bagukurikiye. Uza mu kazi hari abandi bagutanzeho akandi kazi. Usanga misiyo urimo hari abandi bayiriho ariko ari wowe bashaka. Ndashaka kugira ngo nkubwire Imana ngo usiribange urwandiko rundega. Hari igihe umuntu ashobora kwiyemera yagize amahirwe isi yamwongeje none, ariko ntumenye ko isi gukura ku ibere itabikubwiye. Ndagira ngo witeganyirize uvugane n'uyu mwami ugenga ibihe, agukureho urwandiko rukurega byanze bikunze kandi rurahari. Hari ibintu biherutse kuba Isalamu, ngo hari ibirego byari byazamutse imbere y'Imana. Imana iravuga ati ntabwo nasenya ahantu nohereze abantu ngo bakore iperereza, sinahatwika hatarakorwa iperereza. Ntabwo Imana igipfa kuza gusa, ndohereza y'abantu bagenzure ko ibyo baharega ariko kuri. Ngo yohereza y'abamarayika bigize abantu. Ubu hari umuntu ukugenda wigize undi muntu ariko ukuriho, ngo barebe ko ibyo bakuvuga ari ukuri. Ariko ndagira ngo Imana isiribanga urwandiko rukurega atari yabona uko atari yabona icyo agushakaho.
ngo irabohereza. Reka nkubwire, hashobora kuba hari umuntu uri kuguhiga ukaba waramuregeye Imana. Imana yohereje y'abamarayika bajya kureba ko ibyo akwifuriza koko abirimo. Hari Imana igiyeyo, igiye muri bya biro, igiye hahandi akorera, igiye hahandi atekinikira, igiye hahandi banywera ikawa, igiyeyo, yoherejeyo ngo irebe. Topere staza gidre. Mana igiyeyo, giye kwinjiramo hariya. Ariko wowe uzi ibintu ushinzwa. Imana igukureho urwandiko rukurega. Ubutabera bw'Imana uyu mugoroba bugiye kuguhagarika ku rundi rwego. Bugiye kuguhagarika ku rundi rwego, nta gikurikirana yindi izakuzaho, nta wundi uzongera kukugendaho, nta murozi uzagushika, nta mujuru uzakugendaho, nta mwicanyi, nta. Ubutabera bw'Imana bugiye kubamba urwandiko rukurega. Abizeranye nanjye batere haleluya. Reka nkubwire ukuntu ubutabera bw'Imana bufata umwanzuro. Uzasome Zaburi, iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene, nona ndahagurutse. Umva intego baba bafite intego. Ikintu bita gushira ni ugushiraho bitabayeho ubwumvikane, ni uguterekaho bitabayeho ngo abantu babitorere cyangwa ngo babyemere. Iravuga ngo tugiye gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni, tumuha amahoro batabishaka, tumuha ubuzima batabishaka, tumwiteho batabishaka, tumugaburire batabishaka, tumwambike batabishaka, tumubeshe batabishaka. Tugiye gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ni ubutabera bw'Imana. Ubutabera bw'Imana bugiye kugarura agaciro kawe. Ibyo wabonye waburiye irengero, ubutabera bw'Imana bugiye kubigarura nonaha. Ubutabera bw'Imana, Imana itarya ruswa, Imana itumva amabwire, Imana badatera urwenya, Imana batakugambaniraho, Imana bataguteranya nayo, Imana batagusebye mu maso yayo. Hari ibintu yanzuye, ije gucagagura urwandiko rw'imihango rwakuregaga. Mana yacu nihimbazwe. Torero haleluya. Sininda ndi hafi gusoza. Navuze ko ntazajya mbwiriza byinshi rwose, nzavuga dukeya mwere kumarira ibintu. Yesu ntiyabirangije. Ndashaka kongera gushimangira nyobewe n'Umwuka Wera yuko Imana ije kugukuraho urwandiko rukurega. Ushobora kuba uhanganye n'abakomeye, ushobora kuba uhanganye n'abanyabushobozi, ushobora kuba uhanganye n'umuntu
uguteye ubwoba. Ariko ahantu tugiye kunyukanyukira ibintu, mana we, ahantu tugiye kunyukanyukira ibintu ni hahandi Imana ize ikagushyira. Iri jambo ryitwa gushyira mubanze muryumve neza. Ni ahantu Imana ishobora kukubesha ukahaba abantu badashaka kuhaba ariko ukaba uhari. Noneho kandi udashaka kuhaba akakunyura imbere. Nta bushobozi afite bwo kuhagukura. Ibyo kugira gutyo byose byararangiye kuko warahashyizwe. Uhashyirwa n'ufite ububasha. Ariko muzi Dawidi avuga ngo ndunganyiriza ameza imbere y'abanzi banjye. Ni ugukora akazi hari abandi bashaka kwirukanisha, ni ugukorera ku iseta hari abantu bashaka kuyipanda, ni ugukorera hariya hantu, ni ukuba mu rugo rwawe hari abandi bashaka kurwinjiramo. Kandi mureke babwire, nta muntu udafite inyeshyamba zihiga ubuzima bwe. Mwega bamuzi ko inyeshyamba ari abacengezi gusa, n'izo ufite ziguhiga inyinshi. Ukwiriye kubaka iminara neza rwose kurindira umutekano, kuko nawe uba uri hagati y'ururimi. Kuko izo nyeshyamba ni za zindi zibwira umugabo wawe ngo ntushobotse. Zifite iyihe ntego? Ngo wivumbure ujyemo, zijyemo. Zitanga amakuru y'aho uri n'aho utari. Wasuhuza umuntu, izo nyeshyamba zigahamagara ukazibwira ati ntabwo wamusuhuje gusa ahubwo yamuhobeye. Ati si ukumuhobera gusa. Ati yaba yamuhobeye na gusa. Abo rero nibo tujya twita ngo ni abahakazi b'urukundo, baba bashaka kugira ngo bajaburemo ibyari byo kukwemera, akaruhakinga, akajya amubwirisha ibyo akajya amwibyirisha ibitari ngombwa kugira ngo amunogonoremo ubushake bwo kukwemera. Ndagira ngo Imana ikukurireho ikintu bita urwandiko rukurega. Nta muntu n'umwe Yesu yataza, nta muntu utari ufite dosiye ku isi. Kandi n'iyo munsi hari abakizifite bagomba kuburana batemeye gufata inzandiko zabo ngo bazihe Yesu ajye kuzibamba. Buri muntu wese afite dosiye uko byagenda kose. Aruca urubanza arucira abandi, hirya hari undi uteganyijwe nawe uzarumucira. Yesu yadusanzeho inzandiko zikomeye zaturegaga, ariko twagize amahirwe turazimuha ngo azijyanye, hari arazibamba. Uyu munsi ndagira ngo akubambire. Uzi ikintu Yesu yabambye? Ni ukuvuga ngo kiba kiriho nta bushobozi gifite, kiba kibambye nta buzima. Ntacyo gishobora kugutwara. Uyu munsi turagira ngo twohereze ahandi hari dosiye zawe, izuzi n'izo utazi, zihinduka ibikaratasi za zindi zikurega. Zamburwe ububasha. Wizeranye nanjye? Wizeranye nanjye nagire gutya turebe. Twese tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuga iki? Hari abantu hari umudamu umwe baherutse kujyana ahantu Yesu yari ari. Bari bamufashe mu gitondo, noneho bamujyanye kumurega. Baravuga bati rero uyu muntu tumufashe asambana.
ndagira ngo nguhuze n'ubutabera bw'Imana ugutuze muri iriya karitsiye, kariya kazi ugakore unakabonereho poromosiyo kubw'ubutabera bw'Imana. none abantu bazi kujya gushyashyaza no kwibaraguza, narabwine nta muntu, ntabwo ushobora kwisobanura utazi uwagusobanyije inzira anyuramo asobanya. Biragoye kwisobanura utazi uwagusobanyije inzira yanyuzemo asobanya. kuko ni ukuvuga ngo hari igihe agusobanya ariko agahita ashyiramo n'inka akagabira inka uwo muntu ari kugusobanyaho. we wajyana amagambo gusa bikanga, akagusobanya bari kunywa agakawa, akagusobanya yajyanye y'inkoko, akagusobanya yamushyiriye amakaro mu nzu. uwo muntu aba akomeye. kujya kwisobanura rero uvuga ngo kanaka yakuvuze ngo yango burya arabeshya, ntibiba byoroshye. niwibwire ko umuntu washaka kwica ubukwe bwawe n'ubwo uri umukobwa mwiza w'amatayi ashobora kuba turabona ko afite amatayi, ariko nagira ngo nkubwire ntabyo uzi, ntabyo uzi. hari ayo yaguze i Nyamirambo, undi akavuga ati jyewe urabona ndi umuganga mbazi neza, ati ndamuzi papa, ati nuko bigira abantu beza, sishaka kuba nakwicira ubukwe warakunze birumvikana, ariko genda umuganga, nkora operasiyo zo mu nda zo kubyara no kugira ngo mu bya jaka, ariko bigira ibanga n'ibanga ry'akazi, kandi arimo aragusobanya nakubeshyera. ese wagize ngo ni umukobwa? ati genda ujyanye ako kantu ashyizemo niko kabi. ati gusa reka nkubwire tugewe bariya abantu ndabazi, ni abantu bo mu majyepfo cyangwa ne waraturutse Uganda n'ahandi Burundi. ati muzi neza shote, ndashaka kugira ngo nkugire inama, twarabanaga i Burundi. ati gusa kubera ko uri umuntu wanjye wo ku ifishi sinagushuka, gusa kuko amahitamo ari ayawe, genda utware. nirumara nk'amezi kabi. ntacyo nkwijeje. ese reka nkubwire, ushobora kuba uri umusore, buriya kubona umusore wagumiwe ni nko kubona inkoko y'ingumba. buriya inkoko y'ingumba ibaho kuva navuka, kuko kazi y'ingumba ibaho nayo. ariko wagize ngo se n'iki gituma agumirwa ko afite ibirego, ko ari inzandiko bamwanditse? ukeneye Imana. ukeneye Imana. ibi ntibigombera imibare ya bya bindi twize mu ishuri twibitsemo ibitabo, ariko iyo bitarimo kwizera biduhindukira ibindi bintu. ndashaka ko Imana igukuraho urwandiko rukurega washyizweho n'akanwa k'abantu, abantu bakarukwambika, abantu bakagira gute, ariko Imana irukureho mu izina rya Yesu. kuko ijambo riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bigize bite? bishize. nta nyuro muri Kristo Yesu. uwizeranye nanjye navuge ngo amen. njyewe iyo nkureba mbona ejo hawe ari heza kurenza none, kandi ikintu kibinyemeza naho waciye,
kuko ahantu waciye ntihigeze hakugirira impuhwe, wahaciye kubera Imana. Ibyo rero binyereka ko aho uri kugana ari heza, ntabwo oya ikitarakwishe cya gihe rwose. Iyo munsi ubu ngubu navuga ngo cyarahushije, hari amahirwe akomeye. Urwandiko rw'imihango rwakuregaga, Uwiteka ararugukuraho mu izina rya Yesu. Icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. Ngiye kwerekera ku musozo wo gusenga, ariko ubuhanuzi nari ngufitiye ni uvuga ngo urwandiko rwakuregaga rukuweho. Wemerewe kuba i Kigali, wemerewe kuba mu ntara, wemerewe kujya mu Burayi, wemerewe kujya muri Amerika, wemerewe kujya kurangiza amashuri, wemerewe kujya gukorera muri shike. Urwandiko rw'imihango rwakuregaga, Uwiteka agize gute? Arukuyeho. Twese dutere haleluya. Hari ibintu noneho wemerewe gutangiza. Hari poroje noneho ugiye kongera kwangaza noneho, kubera ko urwandiko rwakuregaga. Uyu munsi ndashaka guca ibiraro nibura nka 3 byanyuragaho abantu bari bashinzwe kuguperereza. Bagukurikiranaga ku mugoroba kuri telefone, aho ugiye tagisi uteza imodoka ugiyemo. Hari ibiraro tugiye guca kuko urwandiko rwakuregaga rwakuyeho, kandi ubutabera bw'Imana bwanzuwe yuko nta kibazo. Ije gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni, ije guha akazi uwo bari barakimye, ije guha agaciro uwo bari barakambuye, ije kuvuga neza uwo bari baravuze nabi, ije kurwanirira uwo bari bararwanyije, ije guhamya uwo bari barasuzuguye. Tera haleluya. Oh haleluya. Rata haleluya. Ariko ndashaka kubaza abantu, Imana yigeze irinda amenyo y'abasetsi, ikabarinda kumwara, ikavuguruza ibyo abantu bavuze ntibihinduke uko babitekereza, batanga abandi batere haleluya 3 bahagaze. Tolaze benefo, talaze emendre, wile paya la fotre. Staya ariko mureke mbabwire, ndashaka kubaza muratuma manura none. Umva, hari umuntu bigeze babika bamubitse rwose akabona yapfuye, akabona byarangiye, ariko Imana ikamusubiza ubuzima. Mwiri teraniro yaba arimo ngo haguruke nawe nterere haleluya y'umwihariko. Iyo mana mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze kugupfa. Isi isigaje yo kubaho kwanjye, ushoboze kugukunda mukiranukire. Umwanzi wanjye aho antera ngateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza
namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye lopaya bafite polaza telefone Yesu mbereye maso namenye ko ngoswe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ingabo nyinshi zikomeye kase ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso ndakomeye ndashikamye byiringiro byanyiwe biri kuriwe icyo yavuze yavuze kwizandinda umwanzi wanjye ngateshuka inzira zawe nagambirira kuri byiza ibi bikanze imbere rambura ibiganza byawe ahantu wicaye rambura amaboko yawe tala piresi de gura tatele mandrele staya edegebre tariwi lestise edebrai wohererejwe ingabo zikugose hari uburinzi bw'Imana bumanutse ndabona marayika w'Imana aje gukora operasiyo ndabona hari ibintu Imana ije guhindagura ndabona hari ibintu Imana ije gucagagura tararabira fo Imana ije guhindura ibintu Imana ije kukugira musha Imana ije Imana ije kurezira telepile fode sta yagira ibintu tukirambuye ibiganza mera mikoro Fred asenge ndaza kabwira ikindi sengera bwa nyuma rambura ibiganza bwira Imana igukureho urwandiko birashoboka ko wagira n'inzandiko za muganga zikubwira ko nta buzima birashoboka ko wagira n'inzandiko zikubwira ko nta mahirwe yo kubaho ufite zikubwira ko nta gusama zikubwira ko nta kubyara zikubwira ko tutakira indwara nagira ngo ntange itangazo bikubwira ko urwo rwa zamuri senge tuzamuye ibiganza twese tuvuge ngo so haleluya detail bella siri monde la gloria de braza pele fodre jango za la bonde la faida grace meri za la gloria de braza ndagira ngo duhaguruke twese tugiye gusenga uko umwuka w'Imana tuyoboye kandi ukuri buyoborwa bari gusenga niumva umwuka kuyoboye gusenga uko mamashi usenga uko mamashi niumva umwuka kuyoboye gusenga upfukamye upfukame niumva umwuka kuyoboye gusenga ugenda ubikora uko umwuka aguhaye ndagira ngo Satani amenye yuko aha hantu nta mwanya afite ndagira ngo tuvuge ngo haleluya cyane haleluya cyane haleluya mbere yuko nsenga arimo kutwigisha hari utuntu tubiri nshaka kuvugaho yatwigishije ku rwandiko mitamishirwa ikintu gikomeye abantu bagutanzeho ikirego bakikureze ku Mana bazi yuko Imana iri bukugushe hasi ikakumanura ikagucira urubanza rwo kurangira kumbi Imana ibyo bagambiriraga ntago ari by'Imana ishyize mu bikorwa bimeze nko kuregera umwana ku mubyeyi ndagira ngo utangarize ko aho bakuregeye niho waboneye ubutabera ndagira ngo utere haleluya tera sirima
ndagira ngo unyongorere umuntu muri kumwe uw'iburyo n'ibumoso umubwire ngo iyo bakurezeho niyiguhaye ubutabera bwuzuye niyikurenganuye niyigushyizeho bashaka kuhiva niyikushimangiye intebe yawe niyizamuye ijwi ryawe niyizamuye inyenyeri yawe intebe yawe irayizamuye tera haleluya pela ongera umumbwirire ngo ntacyo bitwaye uwo bandegeraga ni data uwo bandegeraga ni papa uwo bandegeraga ni data wa twese ijambo riravuga ngo nubwo Israheli atatuzi Yakobo nawe ntatwemere ariko ngo ni data wa twese ndagira ngo mbwire umuntu muri kumwe ngo ni data wa twese ndafashijwe we ndafashijwe mushumba ndafashijwe n'ukuri kw'Imana ndagira ngo ubu nanjye mboneyeho umwanya wo guhumeka ndagira ngo nkubwire ko inzobo bashaka kuhirimamo Imana izanye ikiraro kizikwambutsa inzobo bashaka kuhirimamo Imana igiye kuzana ikiraro aho bari bazi ko ugiye gupfira niho ugiye kubonera ubuzima aho bari bazi ko ugiye gusebera niho icyubahiro cyawe kigiye kuzamuka aho bari bazi ko ugiye gutenebuka niho Imana iguhereye imbaraga tera haleluya pera sirima aka kabiri nkahita nsenga nkavuge ni mu nyinginge nkavuge aka kabiri iyo baguhaye sheke murayibona muri banki iyo baguhaye sheke ushobora guhura n'umuntu akagira ngo uri umuntu woroshye nta kintu ufite kumbe hari urwandiko wandikiwe nubwo abantu batari kurubona ariko uru rwandiko rufite agaciro ndagira ngo ubwire ko ibintu ugiye kuvana hano wowe nuhura n'umuntu hanze ntari bubibone ariko umunsi bizasohora nibwo bazamenya urwandiko wandikiwe tera haleluya mbwirira umuntu w'iburyo n'ibumoso ngo Imana ikumpere sheke mu izina rya Yesu muhanurire turi mu birere by'ubuhanuzi ndagira ngo mubwire ngo Imana ikumpere sheke Imana ikuzamure inyenyeri yawe Imana teras tugiye gusenga Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo usenge uko umwuka w'Imana agiye kukuyobora nushaka usenge mu cyongereza nushaka usenge mu kigande nushaka usenge mu giswahili uko umwuka ari buge kusenga abari kusenga Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye kuza mu rukiri wahavuze ibintu bikomeye cyane bizahabera wavuze ko ububyutse buzaba muri iki gihugu cy'u Rwanda yuko mu rukiri hazaba imbarutso y'ububyutse ndagira ngo ububyutse bugere kuri buri muntu wese uri aha ngaha reka imbaraga zawe zigendagende muri iri teraniro reka gukora kwawe kugaragare muri iri teraniro reka haboneke impinduka z'ubuzima muri iri teraniro umuntu winjiranye amarira muri uru rusengero ataha aseka uwinjiye afite ibibazo atahana igisubizo uwinjiye afite ubushomeri atahana akazi uwinjiye nta mafaranga umuha amafaranga ndagira ngo ugire ikintu ukora ku buzima bw'umuntu wese uri hano tugukomeye amashyi menshi mu izina Yesu terasi mwicare gatoya umwuka negetse gusengera umuntu wese ufite urwandiko rwaba rumwe rwa muganga rukubwira ko utazakira indwara rwa rwandiko ruguteye ubwoba uze hano upfukame nkwereke tugiye kunyukanyuka bose mupfukame rwose zeto pere vodre imvugo yiwe ni hamwe tegerezo umusenisa ubwo ari data wabivuze bizoshika umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara imvugo yiwe ni hamwe tegereza
munsi n'isaha Ari data ubwo ari data wabivuze bizoshika. Umugabo n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Uzamure ibiganza byanyu dushyireho itegeko. Muri uyu mwanya mu izina rya Yesu mpagaze mu bubasha mpabwa n'ijambo ryawe, ndacagagura inzandiko zose zivuga ubusa kuri aba bantu. Ndacagagura inzandiko zose zitabatera ibyishimo mu izina rya Yesu. Za nzandiko zabambuye amahirwe, za nzandiko zabambuye ibyiringiro, za nzandiko zabambuye icyizere. Talala zalala zabide kostesebin. Ndaziha itegeko mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Hari ibintu ntegetse, hari ibintu tola sebenedego. Hari ibintu Imana ikoze, hari ibintu Imana iremye. Ndumva Imana imbwiye ngo iratabaye mu gipfukamaha. Ndumva Imana imbwiye ngo hari ubuzima iremye. Ndumva Imana imbwiye ko hari abantu ibohoye. Ndumva Imana imbwiye ko hari abantu igiriye neza. Mu izina rya Yesu Imana ikuburanire, Imana igushyire mu mahoro, Imana ikuremere ubuzima, Imana ikuzanira agaciro. Ndasenze mu izina rya Yesu, shizeho itegeko, shizeho itegeko, itegeko mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Twambuye inzandiko zose agaciro, za nzandiko z'ubugome, za nzandiko zitutera kwiheba katika jina la Yesu. Urakoze kuko uri Imana ikoze, urakoze kuko uri Imana iremye ikintu kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Musubire mu myanya ya